dufite courage ikipe y'Imana iratanga amapase 11 n'abazungu 11 n'abazungu 11 n'abazungu ta ngo ndasoje abandi bagiye kukumva mwamamazaga ndavuga ntabwo ko ataraza ko ari inshuti ya siporo ko ataragera muri Rayon Sport bimeze bite inde Action College ko ataragera muri ko ari inshuti ya siporo ko ataraza uyu munsi nagashaka ko tujyane ku Gisenyi kandi nzi ko i Rubavu ahafite ishami maze tujyane ingoma ubwo abe byumva mbere y'ibyo rwose reka baza shira umukuru w'igihugu adukubakira stade tutayujuje twatumutenguye uko niba dushaka kuzamurika ko dukeneye 60 mujye mureke tuzotuzuza ya 45 tuyuzuze rimwe aperi yuzuze Rayon Sport yuzuze buri wese yuzuze kujya gutuma barashaka kwereka umukuru w'igihugu utari ko twagira niye 60 twashaka ne mushobora kureba hano mu yitereka iyi ngiyi turabonimo kuba ntoya ariko ntabwo tuzayimuga turi 1010 ntabwo tuzayimuga turi 1020 hari abafana bagomba kubura uko binjira stade yabaye sold out kugira ngo tuyigire sold out mu minsi 3 mbere y'uko umukino tuzajye muri asomuse buriya njya mbwira abantu nubo twatangiye ka Sipiriyani kaje twagize mu matariki y'eshanu abenshi ahubwo bagiye kukamara kagure imiti cyane utarakamara mu bikorera aho nta kibazo ko wawe ndubona ka Sipiriyani kagure imiti kitarakamara kuko niwe mufatanya bikorwa wa mbere nabo bafatanya bikorwa muze murebe niba mudashaka no kwamamaza muri Rayon Day ngwino urebe match ngwino kuri Rayon Day ngwino urebe ukuntu biba bimeze kuko ubutaha nituvuga ngo muri Confederation cyangwa mu yindi match ya Rayon Sport ngo nawamamaze uzizana ngwino uyu munsi warareba abasiwo mwicaye mu biro abafata aba marketing managers mwicaye mu biro muze murebe ukuntu Rayon Sport itanga ibyishimo bwana Wasili rero yego aya bana abantu bategereje indirimbo yawe bana duha Wasili yageze kuri YouTube yitwa Wasili Tangaza imaze iminota 18 ndabona abantu bakabaka igihumbi bamaze kuyumva uyishyizeho mu kanya igiyeho rwose sayina nyinjira no muri radio Rwanda nari nabivuze ndavuga nibishoboka ko mwayikinira abantu muze kuyiba bivuze ngo umuntu ariva bwa mbere arumva hano amakuru yayakuye hano kabanze ngumvise nk'ukuntu itangira mvuko nigenda abantu barayumva neza ase iririmbe shirama agapera konyine ndayitangira indi reka tubararikire kuri Rayon Day bazaze official launch ni Rayon Day ibintu biragenda bita kuri Wasili Tangaza niyo ari kwamaze kugeraho ntangira ngira nti dufite courage ikipe y'Imana iratanga amapase 11 n'abazungu 11 n'abazungu 11 n'abazungu ta ngo ndasoje abandi bagiye kukumva nimumanuke kuri Wasili Tangaza indirimbo yagezeho niyo ndirimbo nzinjiriramo ariko n'abantu b'ingoma by'umwihariko baraza kugira amahirwe yo kuyumva impamvu nyisohoye ikigeno no kugira ngo bizagere ku itariki 15 abantu bose bazaza muri stade amahoro bamaze kuyimenya ku buryo tuzayiririmbana ab'ingoma turayiga abirubavu twongere tuyige hanyuma ku itariki 15 z'ukwezi kwa 8 tugomba kuza twese twise ariko ikintu ndi gusaba abakunzi ba Rayon Sport ni ikintu kimwe habe match y'ingoma yejo tugomba gukina na Gorira ibe match Rayon Sport igomba gukina n'ikipe ya Tenseri uburyo turi kuguramo amatike n'uburyo bumwe bwonyene ni inzira imwe yonyene ibiciro bya match yejo biragera muri systeme ejo n'ubundi abantu babe biteguye ariko aka kanyenyeri mwe mukamenya match irimo yonyene aka kanya ni match ya Rayon Sport n'ikipe ya Yanga Africans na kanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 1191 urwego akanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 1191 urwego nunyura muri iyo nzira aka kanya arimo match ya Yanga Africans n'ikipe ya Rayon Sport gusa ariko ku munsi w'ejo araza kuhitajya mu match ya Rayon Sport na Gorira abantu bamenye ko ibiciro ni 2000 n'ibihumbi 5 baraza kwibona ku mbuga nkoranyambaga za Rayon Sport kuva ku mugoroba busa no butangiye kugorobamo gake hanyuma na match ya Tenseri ku kanyenyeri mwe mukamenya niko tuzakoresha tugura amatike yacu ariko ni naho turi kunyura tugura amatike y'umunsi w'igikundiro
ku munsi w'ejo narindi kuvugana na Mushimire mu gitondo ambwira ati abantu 7,000 nibo bamaze kugura amatike yo kuri Rio de yego ariko icyo biba bisobanuye ubundi tumenyereye ko na statistique z'abantu bacuruza amatike iminsi ya nyuma 5 3 2 1 habura umunsi umenyere kugira ngo umunsi nyir'izina nibwo abantu bagura amatike ni experience y'abantu bacuruza amatike barabizi ko system jamming icyo gihe kuba tumaze kugira abo bantu ndi kuvuga imibare yeje ariko mu gitondo sindashyiraho usinyo katari umuco ngewe nkunda ni ibintu twagakwiye no guhindura abanyarwanda twumva ntago ibyo bintu ari byo rwose ni ibintu twagakwiye no guhindura rwose ibintu byo kuvuga ngo nzaba nyigura stade ejo bundi Kongo na Kenya stade yuzuye buri cyumweru muri cyane na match ziremereye zose reba nka match ya Orlando na Kaizi heruka yego ibyumweru bibiri imbere match stade uyizi guri icyakirika ibaze umuntu uri kukubwira ngo Yanga Africans ubundi twayirebaga kuri televiziyo twese twahuriraga ahantu hagiye hatandukanye turebera match zo muri Tanzania twayireberaga kuri televiziyo gusa tugize amahirwe yo kubona abanyamakuru turi excited turashaka kureba Yanga ikipe iremereye muri East Africa umufana byakagombye kuba byikubye kabiri Yanga Africans wowe itike ziri muri system ari kukubwira ngo ura kwebana ngo nzaba ntabwo bireba buriyega ntabwo bireba nimugahamagara bareyo gusa ntabwo bireba bareyo gusa abakunzi umupira wese wiyita ko akunda umupira muri iki gihugu niba udakunda rero ujya kureba Yanga ujya wumva bajya uko ujya kureba kuri televiziyo ujya kureba Yanga birababaje ngenda gerageza amahirwe kureba Yanga kenshi birababaje ko utazareba Yanga ukicara ahantu ku buri asomisiyo ukanywa kamwe kandi utarebye Yanga ikina agapira ka Toto football iragapasanya umupira mwiza pe tuyibona rikina na Amerika ya Mirambo kina umupira mwiza biragoranye kubona ahantu byo gusubiza barenyo twashaka no kubwira abantu niyo match ya mbere Yanga igiye gukina muri uno mwaka w'imikino no kuvuga ngo n'ubwa mbere nabwo bagiye kubona abakinyi babo n'abanyatanzania bari excited yo kubabona turi no gushaka uburyo abanyatanzania bazawureba ariko biragoye kubona umuntu wo muri VIP Skybox kubaza ku munsi wa nyuma ngo itike ndayikore ko zashize urihe ko twamaze iby'imweru 2 hano wamagana ku munsi nyiriza abantu bazatwandikira bavuga ngo nta muntu yakuri itike uyagomba kugura 5 uyiguze 20 nibyo ngiye kuvuga gusa uragura uhenzwe uhangayike ubura amahoro kandi waramenyeshejwe ko itike ihari hakiri kare yegura kakanya buriya twagiragamo igice gitoya cy'aba VIP kitwa VIP na Skybox cy'abantu 1000 gusa ubu twakreye nicyo bitarigira iyo tuzita standard seat iri ahantu heza twashyize ku 15 buriya nayo no kugira ngo abantu baba VIP basi n'uwavuga ati simbona 30 bya VIP basi 15 yumve ko nawe yicaye comfortable kandi cyane areba match neza n'uwijana wa VIP azaza nta byo kuvuga ngo natangura intebe yawe izabiriho seat number niko ku mahoro bimeze nta gutangura intebe na Skybox no bitatu by'umureye utari kubitanga na 5 stade amahoro imeze nk'indege nta utangura aho waguze niwo wicara nta utangura ngo Wasili bye murakoze ubwo abantu bashimiye cyane baze barebe iyi ndirimbo ariko ubwo abantu b'ingoma nyine muzirikane ko bigira Imana aramanutse hamanutse Mohamed Cherisheri wa Bareyo hamanutse Drissa Kuyate hamanutse babaye benshi Jesus yamanutse yes ugiye kumureba ariko ubwo amakuru meza yandi basigiye sinzi namwe arimo yafite muri Zandani ikipe ya Rayon Sport ibiganiro byayo n'abanyasenegal byagenze neza Yari tugiye kujyaho all later vuba cyane biraza kuba bihari ariko n'imyambaro ya Rayon Sport yageze mu Rwanda ubu turi gufata amafoto meza arimo Wasili n'abandi kugira ngo tuyibereke vuba uyu wa gatanu muraza kwa muyibona bye wirirwe bye ruvuyanga rero Claude hari icyo bashaka kurenzaho ndashaka gushimira buriya ntukagenda ahantu utashimiye kandi bakora ibyiza ndashaka gushimira RBA kuba mwafashe mbere mukadutumira kugira tubanze kubwira abanyarwanda kandi nuko mugera kuri benshi mugiye mukomeza ko no mukorera amakipe yose mukorera urugaga rwa sport kuko sport turabakeneye sport dukeneye ibyiza ntabwo dukeneye gusaba bakasi ibintu dushaka n'abavuga ibyiza tugashimira n'abantu bose bari muri sport kuva muri ministeri ya sport kujya muri Ferwafa n'abandi bafite bahura na sport n'abafatanya bikorwa n'abikorera ni muze ntaga football ari wa mupira cya bya bintu byatawe football nawe ni inzira y'amahoro ni inzira yo gukunda igihugu muze dufatanye kubaka sport asansa
Murakoze cyane rero Claude Mushimire avuye muri Rayon Sport ndetse na Wasili tuganire neza cyane. Hanyuma Iberi n'ubundi reka tukomereze muri Rayon Sport. Wasili yaraturanshije, reka bwo nanjye nkuranse. Abanyasenegali bamaze igihe batari mu ikipe ya Rayon Sport, benshi bamufana ba Rayon Sport bibaza bati se Youssou Diagne bite, Forunganye yaravunitse se bitebye, Omar Nyinge bitebye. Sinzi niba uruhere kuri umwe kuri umwe. Yego, iyo uvuze abanyasenegali nk'uko bivuze ni abanyasenegali batatu, ubundi bari bane, ariko Kadi Mundiaye we yamaze gutandukana n'iyi kipe cyane ko yasoje sezo yarahagaritswe. Abo batatu rero ni Omar Nyingi, Youssou Diagne na Forunganye nk'uko Ruvuyanga yarabivuze. Buriya Ruvuyanga Omar Nyingi, ku bantu batabikurikiye neza, Omar Nyingi niwe munyasenegali watanze bagenzi be mu Rwanda, niwe waguzwe mbere y'abandi bose burya, ubwo ndavuga mbere ya Forunganye ndetse na Youssou Diagne. Omar Nyingi kandi buriya niwe munyasenegali wahenze Rayon Sport, ariko ni nawe mukinnyi wari wahenze Rayon Sport muri Mercato iheruka, kuko bamuguze miliyoni zigera muri 30, bamuhemba 1,500 cy'amadolari. Birumvikana ko ni umwe mu bakinnyi